Muraho neza mumeze mute? Uyu munsi twagarutse nanone tugiye kuganira ku kibazo ababyeyi benshi bagira ari icyo kuruka no kugira isesemi ku mubyeyi utwite, ibyo twita mu ndimi z'amahanga morning sickness, kandi usanga ababyeyi benshi bakigira ugasanga cyabazengereje. Uyu munsi rero turabisobanukirwa, tumenye n'icyo twakora kugira ngo tubirwanye burundu cyangwa se tubihagarike. Kurikirana ikiganiro cyose kugira ngo usobanukirwe. Rero ubundi umubyeyi utwite kugira ngo agire isesemi cyangwa aruke biterwa n'uko nyine imisemburo iba yagabanyutse, cyane cyane biterwa n'uriya musemburo wa oestrogene uba wabaye mwinshi, bityo umubiri ugatangira kugira ibimenyetso utari ufite, harimo n'icyo ngicyo cyo kugira isesemi no gutangira kuruka. Rero hari ibintu wakoresha bigatuma ya sesemi igabanyuka, bityo ugatwita ukabyara neza kandi mu mahoro. Nk'uko twabivuze, iyi shene yacu niyo gutanga inama ku buzima bw'umwana n'umubyeyi kugira ngo wa mubyeyi utwite agire ubuzima bwiza, umwana atwite agire ubuzima bwiza, ndetse namara no kuvuka nabwo akomeze abeho neza. Rero niba ikiganiro cyacu cyagufashije, ukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubutaha bizakugereho, ukomeze ukurikirane inama ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Tugiye gukomeza rero tuganira ku buryo ushobora gukoresha ukagabanya isesemi no kuruka ku mubyeyi utwite cyangwa se we mubyeyi utwite. Ikintu cya mbere ni ugukoresha tangawizi. Tangawizi irimo ubunyabutabire bita gingerol cyangwa sugarol, butuma digestion cyangwa se igogora rigenda neza ryihuse, bityo bigatuma kwa kuruka kudashobora kuba cyangwa se kutagira isesemi. Ushobora rero tangawizi uyikoresha mu buryo bubiri. Ushobora kuyiteka mu cyayi cy'amata cyangwa se ukayiteka muri mukaru mu mazi ugashyiramo ubuki, ukayinywa 2 ku munsi, cyangwa se ku babishobora ushobora kuyijya ugafata agace ka tangawizi ukagahekenya, nabyo birafasha mu gihe umaze kurya kugira ngo isesemi idahita izamuka, ugakoresha agace ka tangawizi ukagahekenya, nabyo birafasha. Ikindi ni ukunywa amazi kandi menshi y'akazuyaze, nibura ibirahuri 8 ku munsi, ariko twibuka ko amazi agomba kunywebwa ujyaniranye n'ibiro byawe. Byaba byiza cyane ukongeramo indimu, ukarapiramo indimu cyangwa se ugashyiramo kokombure, ariko indimu nkeya cyangwa kokombure nkeya kugira ngo ya mazi ahindure gu, utaza kumva utayashaka, kuko nawe n'umubyeyi utwite akumva ntashaka amazi. Rero biba byiza iyo ushyizemo indimu cyangwa kokombure, usanga rwose ubikoresheje ugasanga ya sesemi irashize kandi utari ubyiteguye. Ugomba kugerageza ukanywa amazi rwose, kuko amazi ku mubyeyi uri kuruka arafasha cyane. Urumva noneho uri gutakaza amazi, uba ukeneye kunywa amazi menshi, nubwo wumva utayashoboye ariko ugomba kugerageza ukayanywa, kuko ni ingenzi. Atuma utagira dehydration cyangwa se umwuma, kuko uba uri kuruka, kandi ugasanga arafasha. Uko wumvishe ugize isesemi ukanywa ku mazi ukumva iragabanyutse. Ni byiza rero ko ugerageza kunywa amazi. Ikindi gishobora gufasha umubyeyi ufite isesemi cyangwa uri kuruka ni ukurya ibiryo bitogosheje cyangwa se byokeje bidakaranze, kuko usanga ababyeyi benshi iyo bafite iki kibazo bahumurirwa n'ibintu bikaranze, ugasanga nibwo arutse cyangwa ugasanga nibwo agize isesemi. Ariko tangira kwimenyereza ibiryo bitogosheje bitarimo ibirungo, bya birungo dukunda gukoresha, cyangwa se ukabyotsa. Usanga ababyeyi rwose bibafasha, ya sesemi ikagabanuka, ndetse ntube ukinarutse kubera hatakirimo bya birungo. Uzabigerageze rero ibi bintu nabyo, ukoresha ibiryo bitogosheje cyangwa byokeje, nabyo uzasanga bigufashije.
Ikindi ababyeyi bakunda gukoresha, ushobora kurya biswi cyangwa ikindi kintu ushoboye, akandi gasinakisi ushoboye, uko wumvishe ugize iseseme ukakarya birafasha nabyo, buri wese aba afite icyo ashoboye ariko agasinakisi wumva ushoboye wagakoresha. Ikindi inama naguha yindi ni ukuruhuka bihagije. Iyo utwite ugomba kuruhuka bihagije, ukaryama ukaruhuka kugira ngo bya biryo umaze kurya nibura ryabeho nyuma y'iminota 30 uruhuke, digestion igende neza cyangwa igogora rigende neza, bishire mu gifu bigende, bizatuma utagira iseseme cyangwa se ngo uruke. Ikindi ni ukurya imbuto zirimo acide kuko bizituma ya digestion cyangwa igogora yihuta, amapome, orange, izo mbuto nazo zirafasha ugasanga digestion irihuse, ntago ugize iseseme, ntago umvishe washaka kuruka kubera ko ibiryo biba byavuye mu nzira kuko nta kibazo uba ugifite mu gifu. Iyindi nama ni uko ushobora gukoresha imiti icyo twita ama supplement cyangwa se inyunganiramirire, hari nka vitamine B supplement, B6 supplement, ni ibinini bigurwa muri farumasi bifite amagarama hagati y'10 na 25, biraboneka muri farumasi, uragenda bakabiguha ukabirya ugasanga wakuruka kurahagaze. Ariko kenshi na kenshi ni inyunganiramirire nyine, ni nk'uko nakubwiye imirire ushobora gukoresha bikagabanya, ntago ari imiti komuteri yo kugabanya kuruka, oya ni inyunganiramirire kubera ko umubyeyi uri utwite uruka ntago yemerewe imiti yo kuruka, ni inyunganiramirire baguha. Niba urutse cyane ukabona bikabije, ukumva utangiye kugira isereri, ukumva kuzengerera, ukumva wumagaye iminwa, wumye nta macanshwe ntaki, ugomba kwihutira kujya ku ivuriro rikwegereye bakagufasha kuko ushobora kugerayo n'umwana yabigizemo ikibazo kandi bagira ngo ni ukuruka bisanzwe kandi byakomeye. Mu gihe wumva bitakiri ibisanzwe kuko hari ababyeyi rwose bajya babigira tukabatunga mu bitaro bafite icyo twita hyperemesis gravidarum, ni terime y'ikiganga ariko icyo isobanuye ni uko uba uruka cyane, kuruka cyane ku munsi ku mubyeyi utwite. Icyo gihe rwose umubyeyi araza tukamutera ya miti twavuze y'amasupplement, tukajya tumuha n'amaserumu kugira ngo amufashe. Rero urumva ntago wabyihanganira kuko akenshi na kenshi usanga n'ubundi no kurya atabibasha, nta kintu na kimwe ashoboye. Hari abajya baza rero bazahaye kubavanayo bikagorana, witegereza ko uzahara, witegereza ko ugera kure, ahubwo niwumva byatangiye kwiyongera ihutire kugana ivuriro rikwegereye bagufashe. Murakoze, yari umuganga wanyu Dorcas ubakunda, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.